Hano hari ikibazo tugiye kwibaza kigira kiti ese birashoboka ko waba icyamamare udakoresha ibiyobyabwenge? Reka turebere hamwe abasitari babizize ndetse n'abatanywa inzoga. Ubwenge ni kimwe mu mpamvu zikomeye mu bitera uburwayi ndetse bikanakurura urupfu ku bantu baba babikoresha. Iyo usanga barabaswe nabyo cyangwa se bagakoresha ibirengeje igipimo. Hari bamwe mu byamamare n'abaririmbyi bazwiho kuba inkomoko z'impfu zabo zaratewe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, biturutse ku ngaruka zo kumara igihe kinini babikoresha cyangwa se no kunywa ibirengeje urugero. Nshuti bakunzi ba Bifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho muhereye hose ku isi. Muri ikiganiro turabakorera urutonde rwa bimwe mu byamamare byazize ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge nk'uko byagiye bigaragazwa na raporo zitandukanye zakozwe nyuma y'urupfu rwabo. Turaza kubagaragariza kandi ibyamamare 10 bitigeze bikoresha ibiyobyabwenge cyangwa se n'ibyabikoresheje ariko nyuma yaho bikabireka, ciye mu bufasha byahawe n'abavuzi, ndetse turabagezaho n'abasitari batanywa inzoga usibye n'ibiyobyabwenge. Duhere kuri Whitney Houston. Houston ni umuririmbyi w'umunyamerika wamenyekanye cyane ku isi yose kubera ijwi ry'agatangaza. Yatabarutse ku myaka 48. Uyu mugore ni umwe mu bahanzi bafatwa nk'abafite amajwi adasanzwe baciye ibintu mu gihe cyose. Yavuze ku yatariki 9 Kanama 1933 avukira New Jersey. Yatangiye kuririmbira mu rusengero akiri muto cyane. Yasinyanye amasezerano ye ya mbere mu bijyanye no kumufasha kuririmba afite imyaka 19 gusa. Houston hari amakuru avuga ko yakoreshaga ibiyobyabwenge cyane, ndetse ku ya 11 Mutarama 2000 ubwo yari mu rugendo n'umugabo we bashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege muri Hawaii, bavumbuye igice cya garama ya marijuana mu gikapu cye. Houston ubwo yari mu kiganiro na Diane mu 2002 yahakanye gukoresha ibiyobyabwenge, ariko yemeye ko yajyaga anywa inzoga, urumogi, kokinini. Yavuze kandi ko nyina yamugiriye inama yo kwivuza akareka kubatwa ibiyobyabwenge. Muri icyo kiganiro Houston yagaragaje kandi ko gukoresha ibiyobyabwenge byamuteye kunanuka. Houston mu 2009 yaje kugirana ikiganiro cya mbere na Oprah Winfrey. Muri icyo kiganiro yagarutse ku gukoresha ibiyobyabwenge. Yagaragaje ko yigeze kugana gahunda ifasha abantu kuva ku biyobyabwenge imara iminsi 30, ariko n'ubundi nyuma yo kwirangiza bitamubujije gukomeza kubikoresha. Nyina yakomeje kumuba hafi kugira ngo arebe ko umukobwa we yazabona ubuvuzi n'ubufasha bumukora ku biyobyabwenge. Kugeza ubwo muri Gicurasi 2011 Houston yajyanywe mu cyagereranywa n'ibigo ngororamuco, ariko ntacyo byatanze, akomeza gukoresha ibiyobyabwenge. Uyu muririmbyi yitabye Imana tariki ya 11 Cyantare 2012 ubwo uwo muri Hilton Hotel yaje kumusanga yaguye mu bwogero. Ibi bikaba byaratumye hemezwa ko yaba yarishwe n'amazi nyuma yo kurohama. Gusa ibyavuye mu bizamini by'abaganga ku rupfu rw'umuririmbyikazi Houston byerekanye ko ashobora kuba yarahitanywe no kunywa imiti irenze igipimo mu gihe yari yarananyoye inzoga nyinshi. Ingaruka zo kwivanga kwa byombi biza gutera ihagarara ryo gutera ku mutima we. Turebe undi muririmbyi witwa DMX. DMX, Earl Simon, uzwi cyane ku izina rya DMX Darkman X, wari umuraperi w'umunyamerika wavutse ku ya 18 Ukuboza 1970. DMX wari ufite imyaka 50 y'amavuko. Kuva ku wa 2 Mata 2021 yari arwariye mu bitaro indwara y'umutima yaturutse ku gukoresha ibiyobyabwenge birengeje urugero, nk'uko byatangajwe n'umujyanama we. DMX yigeze kumara imyaka 30 muri gereza azira ibyaha birimo ubujura, gutwara imodoka ku muvuduko udasanzwe n'ibindi byaha bitandukanye birimo ibiyobyabwenge. DMX yemeye ko yari yarabaswe no kunywa ikiyobyabwenge cya kokayine afite imyaka 14. Reka turebe undi muraperi witwa Coolio. Artist Leo Ivry wamamaye cyane ku izina rya Coolio umuziki by'umwihariko mu njyana ya rap. Nawe n'undi muhanzi wo mu gihe cya vuba witabye Imana azize gukoresha ibiyobyabwenge byinshi mu buryo burengeje urugero. Urupfu rwa Coolio, umuhanzi w'umunyamerika wamamaye mu njyana ya rap by'umwihariko mu ndirimbo ya Gangsta Paradise, basanze rwaratewe n'ingaruka z'ibiyobyabwenge, fentanyl hamwe n'ibindi nk'uko wari ushinzwe ibikorwa bye abivuga. Coolio yakuri Nzeri 2022 aho basanze ari mu cyumba cy'ubwogero nawe mu nzu y'inshuti ye iri Los Angeles, akaba yarafite imyaka 59. Nk'uko twatangiye tubivuga, ibiyobyabwenge ni kimwe mu mpamvu zikomeye mu gutera uburwayi.
ndetse bikanakurura urupfu ku bantu baba babikoresha iyo usanga barabaswe nabyo cyangwa se bagakoresha ibirengeje igipimo. Hari bamwe mu byamamare n'abaririmbyi bazwiho kuba inkomoko z'impfu zabo zaratewe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge biturutse ku ngaruka zo kumara igihe kinini babikoresha cyangwa se no kunywa ibirengeje urugero. Muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu tugiye kubagezaho